Jango. Okay. So Bruce mbere yuko wicara rero. Bruce mbere yuko wicara mu kanya twari tumaze kumva The Ben aduha karibu ahangaha ariko noneho nakanya kugira ngo imba mutima zawe kano kanya mu rwego rwo gusuhuza n'abadukurikiranye bose iki kuri ku mutima kuri uno munsi w'amateka. So Bruce mbere yuko wicara rero, Bruce mbere yuko wicara mu kanya twari tumaze kumva The Ben aduha karibu ahangaha ariko noneho nakanya kugira ngo imba mutima zawe kano kanya mu rwego rwo gusuhuza n'abadukurikiranye bose iki kuri ku mutima kuri uno munsi w'amateka. Umeze neza? Naje hano kugira ngo tubashe kuganira kubijyanye n'igitaramo cyo ku itariki ya mbere. Usanzwe mubizi gisanzwe kiba, hanyuma iby'imiziki nibyo tuzi, nibyo dusobanukiwe, nibyo dukora, mwitegura ibintu byiza. One more time, round of applause for Bruce Melody. Ibyahaga byo kabisa simbizi. Ibyahaga ari ngombwa. Aga nzaye muri 2030. You should expect nothing short of greatness. Turi gutegura ibintu bidasanzwe, hanyuma ibyahaga byo kabisa simbizi. Sorry about that. Ibyahaga ari ngombwa. Namutumiye aha ni mu rugo yahaje. I really thank him for coming through. Aga nzaye muri 2030. I'm just kidding. Here's my boy. I'll do it. All right. Melody. Okay, that is a hug. Okay. So Bruce mbere yuko wicara rero, Bruce mbere yuko wicara mu kanya twari tumaze kumva. Umeze neza? Naje hano kugira ngo tubashe kuganira kubijyanye n'igitaramo cyo ku itariki ya mbere. Usanzwe mubizi gisanzwe kiba, hanyuma iby'imiziki nibyo tuzi, nibyo dusobanukiwe, nibyo dukora, mwitegura ibintu byiza. Ndabashimira cyane kuba mwese mwitabiriye iyi gahunda idasanzwe. Iyi press conference ibaye guca mu mateka ya industry yacu. Ibi byose tubitekereza ku bwanyu, ndetse ndagira ngo mbere yuko ngira ikintu ndenzaho ndagira ngo nshimire aba partners bose dufite muri iki gikorwa dufite kizajya ku mugaragaro ku itariki ya mbere z'ukwa mbere. Nk'uko mubizi umwaka ushize twakoze amateka, murabyibuka? Ndi kubabaza umwaka ushize amateka twakoze murayibuka? So this year we are bringing it again tubizanye nanone mu bundi buryo kandi buri special. So niba ufite inkweto rwose isa naho ihengamye uyikureho taro kuko ku itariki ya mbere z'ukwa mbere rurambuka. Thank you so much. Ndabakiriye kandi I'll see you in a minute. Thank you so much. Ndabashimira cyane kuba mwese mwitabiriye iyi gahunda idasanzwe. Iyi press conference ibaye guca mu mateka ya industry yacu. Ibi byose tubitekereza ku bwanyu, ndetse ndagira ngo mbere yuko ngira ikintu ndenzaho ndagira ngo nshimire
aba partners bose dufite muri iki gikorwa dufite kizajya ku mugaragaro ku itariki ya mbere z'ukwa mbere. Nk'uko mubizi umwaka ushize twakoze amateka, murabyibuka? Ndi kubabaza umwaka ushize amateka twakoze murayibuka? So this year we are bringing it again, tubizanye nanone mu bundi buryo kandi muri special. So niba ufite inkweto rwose isa naho ihengamye uyikureho taro kuko ku itariki ya mbere z'ukwa mbere rurambuka. Thank you so much, ndabakiriye kandi I'll see you in a minute. All right, a round of applause one more time for the band, ladies and gentlemen. Mazeri Yambaye so ndubari shana gusubiza kabisa. Katwumve rero ngira ngo comment ya Bruce nawe kucyo yari yabajejwe. Ntabwo nibuka bambaza banza tutari njyewe bari babajije, ariko rubishobora muje n'ubajije abajije nk'aho twakuranye. Hanyuma ikibazo cya kabiri navuga ko Bruce Melody umwe mu bahanzi bakuze bagufana uyu munsi wa none navuga ko abonye amahirwe ko mugiye kugura kuri stage, ariko kandi umwaka ushize wari wahaye amahirwe y'amano stage iza kumubera nziza itangira urugendo rwo kumubakira kariyeri. Urayihawe. Okay. So, ngira ngo reka tusoreze ku bibazo bikeya nyamuneka, turimo gucunganwa n'ikirere kugira ngo tutagira ikibazo cy'imvura. Arakoze. Nitwa Emi Nyawe, mureba kuri Emi Nyawe Empire. Reka nshimire The Ben, nshimire Bruce Melody n'abahanzi beza, ariko mfite ikibazo ngeri ndi bubariza abaturage. Uyu munsi dufite BK Arena yakira 10,000 by'abanyarwanda gusa, kandi hari abaturage bifuza kubabona mwembi muri kuririmba. Ese ndashoboka yuko biramutse bibaye ngombwa ko abaturage bagura amatike menshi twabona 2 days igitaramo cyane kugira ngo nabo babashe kwishima? Yego, reba hariya, reba hano. Ikibazo cyiza cyane. Ubu ni igitekerezo tukigira cyo gitekerezo initially twashaka kugisha muri Stade Amahoro, ariko tugira ngira ngo challenges zimwe na zimwe nibaza ko umwaka utaha zaba zarangiye. So Niya's Groove iraba ari imwe, ariko please expect ikintu kizabera muri Stade Amahoro umwaka utaha, inshallah bizakunda. Yeah. Yego. Murakoze. Nitwa Irene Murindahabi, ndi umunyamakuru wa Imari. Mbere na mbere ndashimira The Ben inviting Bruce mu gitaramo cye, kandi ndashimira n'ubufatanye bwanyu ku muziki. Ubushize ya mpano mwamuhaye platform nziza yamufashije ku bya kariyeri ye, ndananyomoza uwavuze ko ya mpano yaduhombeye kuko n'umuhanzi mwiza ntabwo yaduhombeye. Bishobotse ndesistinga ku cyo Gisa yasabye ko mwamuha stage kuko ari gukora kamba kandi mwifuje iterambere rye umuziki kuri stage ngiye gukora umuhaye umwanya byabiza kuri industry. Nyuma yuko muhoberanye mwakoze n'indirimbo buri wese, twe expecting indirimbo yanyu mwembi cyangwa ntishoboka? Murakoze. Mbare musubize icyambere gusa kindi ntabwo kireba cyane. Gisa cy'inganzo nk'uko nabigarutseho, Banyarwanda dufite impano yitwa Gisa cy'inganzo irikora comeback. Ngiye kubisaba abo dutegura na kino gitaramo, Gisa turamuha stage. I'm sorry, ntabwo mbanye team yanjye, ariko Gisa should deserve to be out there. Yeah. Do what you're not supposed to. Ikindi yarabajije nicyo gukorera indirimbo, nibaza ko mwaba mujyanyayo, igihe cyo kuyikora kigeze ntabwo twabarabura,
amakuru yo yaba yagiye ari aya ngaya ko dufite indirimbo zo gusohora nta rungu muri bugire igihe cyo kuyisora nicyo nikigera ubwo tuzababwira cyangwa se no kwikora. Yes, murakoze cyane. Nitwa Kamarade cyangwa Faxman Original, nkorera Fluid TV Rwanda. Ikibazo ndi bubaze ndakibaza Ben, nanakibaze Bruce Melody. Biragaragara ku gutangira k'umuziki wanyu abantu bagiye gufasha cyane, ubwo ndavuga abaraperi. Bulldog mwarakoranye, uwitwa Bruce Melody yakoranye cyane n'uwitwa Ama-G The Black, ariko iyo uri kureba ubona mugenda mubahunga ntabwo mubaha umwanya. Ni ukubera iki? Abantu bakeneye yuko ba baraperi babafashije baza mu gitaramo. Ikindi kintu, kibazo cya nyuma ndi bubaze ndakibaza na mwese uko muri kumwe. Ni ishusho ki umuziki wacu ugezeho, byasabye iki iyo urebye yaba intambara yabaye, Bruce Melody avuga ati ntabwo nabaga koko, nawe hari ibyo wagiye utangaza n'ibintu bigiye bitandukanye, byasabye iki kugira ngo muhure uko muri babiri? Murakoze. Icya mbere reka bari gisubiza, ntabwo abaraperi badufashije, twarafatanyije, kuko ibyo twabahaye ibyo batari bafite biyunga ku byo bari bagize. Icya kabiri, ntabwo nigeze nanga na rimwe guhereza ukuboko umuntu usabye ubufasha. Urabona ko nta batireshya, uragira ngo ijyane n'iyi ngiyi. Iyo uri gukora biragenda, iyo wabayemo intera sometimes biterwa wenda n'inshingano nyinshi umuntu agenda ahura nazo bitewe n'uko akazi kagenda, ariko Ama-G ni umuvandimwe wanjye, nta kibazo na kimwe nigeze ngirana nawe. Murakoze cyane. Nitwa Peacemaker Panty. Ushaka kubaza kuri stage ya Bruce Melody, hasabwa cyane ko azahabwa amahirwe abarimo gusa, ariko wowe buriya ntabwo asabye ko yaha amahirwe iyo noti ukabona nawe umwaka utaha kubera ibindi bisaba ko Ben ntabishusha by'amana bakora nyine ikindi kuko nta kibazo ati kibazo ufite amatike kuko abanyarwanda byagize ko ni sold out hasi mu cyumweru gitangiye, bikaba ari amateka twanditse yananiye bagizwe n'abandi. Amatike bihagaze bitaravuga hehe, aramufashije abantu babaha show ya kabiri. Murakoze cyane. Ku bijyanye no guperforminga, performance ni ikintu kigirwa ibanga kubera ko kiba kizagaragazwa imbere y'abantu. Ndumva ibijyanye no gutanga umwanya ku bandi bahanzi abo tutakoranye byarareba The Band, ariko kuba twakoranyeho birashoboka ko mwabona bamwe bari kuza tugakorana. Mbega icyo nsaba abantu no kugura amatike, mukazira igihe, mukaza mu gitaramo, tugasapotinga umuziki wacu, tukabikorera industry, ariko tukanabikorera igihugu kugira ngo n'abandi bose babone ko turi abadanje. Murakoze. So Ben, about the tickets, inama nagira ngira ngo abantu bose bari hano ndetse n'abadukurikiye live, nuko amatike ari bushire vuba. Gerageza uko ushoboye kose umenya aho kuri tike, ngira ngo turashira information z'uburyo tike ibonekamo, ndumva zibiri na hano, and then to having a to doing the sounds. Thank you. all right. For sure, the last two questions, the first one and the last one, please go. 103.5. My question goes to Ben. What inspired you to come up with such a great idea, and why did it take so long? And then to my brother Bruce Melody, how do you feel being given this opportunity? Because always you were asking for this, and does it add something to your career? Thank you. I will answer the question in a very short phrase or word. I think it's because I'm the bigger person, maybe. It's because I'm the bigger person, maybe the big brother, so I had to come up with that. Yeah, thank you. I already said this. I'm feeling great to be a part of this event because it's ours, it's our city, it's our country, and it's also add value to my career as well because I might steal some of your fans. I doubt that. Okay. I doubt that.
abari mu nyubako murashaka kubaza ikibazo na kimwe bashaka kwiteza. Okay, dusoze bari Merci beaucoup. Nitwa Pion kuri The Game TV. Ikibazo cya mbere ndakibaza Bruce Melody. Ya postinze witwa Adesope ari kumwe na Diaspora avuga ko indirimbo yitwa Repete. Twabonye ukora remix na Rio Road ese abajyaho no bamahirwe Diaspora. Ikindi ndabaza The Ben. Wiyumva ute iyo abantu nk'abariya bataye n'akazi bakaza hano kugira baze kugushyigikira? Merci. Thank you. Ndeka nsubiremo rya jambo amakuru y'indirimbo mujyanye ahari gusa nta gahunda mfite gukora remix y'indirimbo ya Repete ariko Diaspora ni umuhungu wanjye ni petit frère tujya duhuza wenda bibaye na ngombwa twabatamo ikintu gishyashya. Thank you. So please let's go to the last question before we sign out. Thank you. Murakoze. Bene ntabwo yasubije. Hari icyo atasubije. Ibyumviro nibisaza iteka yo mbonye abantu bari kudushyigikira batugaragariza urukundo bihora ari bishya mu mutima wanjye ntabwo ushobora kubifata for granted, so ibintu binejeje cyane. Yes, murakoze. Nitwa Ahmed Babou Demana, umunyamakuru wa Isibo TV, by'umwihariko The Face Live. Nshaka kubaza Bruce na Ben, abantu bashobora gutekereza yuko kuba wagiye muri concert ya Ben ari uko Ben can afford you. Byasabye iki kugira ngo mukorane? Hari amakuru avuga yuko nyuma ya concert hashobora kuzabaho ibitaramo, umwe agakora nk'icyitwa uburetwa kujya mu bitaramo by'ubuntu. Umujyi wacu wa Kigali ndetse no kugaragaza amahanga ko iwacu aho ibintu byose bibera. So ni yacu ni twe bafounder bayo ariko ntabwo igamije kureba The Ben gusa, izajya yivurira abahanzi batandukanye mu myaka uko igenda izamuka, kandi I promise you ko izaba iri very special each and every year. Thank you. Alright, The Ben, stay there please. Bruce, hari ikibazo ngira ngo wakwegera nawe kutubwira icyo Janvier abajije. Janvier yabajije impamvu ya hashtag. Reka ndabimusubiza muha nk'urugero, nkunda gukoresha ingero muzajya mubyihanganira. Turi igihugu gitoya gikikijwe n'ibihugu binini bya hatari, ariko kubera ko tuzi abantu turabizi neza ko turi abambere. Ushakemo igisubizo aho ngaho uraza kubyumva. Hanyuma ibijyanye n'imyiteguro mbere na mbere, I like the idea yuko The Ben twaprochinze kandi ubundi igitaramo gisanzwe kigenda neza mu mitegurire mu bintu byose. Nta cyabuza gushyiraho itafari ryanjye nk'umuhanzi w'umunyarwanda. At the end of the day twese turabahanzi b'abanyarwanda. Nta cyabuza gushyiraho itafari ryanjye ndetse no kubashimisha kuko rimwe tubikorera abafana. Rero niteguye neza, nubwo wavuze ngo ntiwambaza uko niteguye. Oya, niteguye neza, muzabibona kuri uwo munsi. Alright, thank you so much. Niba ufite inkweto rwose isa nkaho ihengamye uyikureho taro kuko ku itariki ya mbere z'ukwa mbere rurambikana. Thank you so much, ndabakiri kandi I'll see you in a minute. Alright, a round of applause one more time for The Ben. Ladies and gentlemen. Ntabwo turarangiza ahubwo yarabajije icyo bashobora ku expectinga mu gihe kitarenze iminsi 3. Ndabasorera indirimbo yitwa Munyakazi kugira ngo nidura ku itariki ya mbere muzasobanukirwe neza iryo zina ryavuye. Murakoze. Mu gihe kitarenze iminsi 5 ndabasorera indirimbo yitwa Indabo Zanjye. Drop it. That's so beautiful. Ko bizagenda. Nibaza ko aricyo yabibarizaga, nicyo yashaka kumva ibijyanye no kubinezeza. Munyakazi, Indabo Zanjye.